Kugira imitungo n'amafaranga n'umusaruro uva mu gukora ibintu neza kandi watekerejeho bisaba kugira intego kandi ukayishikamaho, ndetse abantu badakunda gukora ibintu neza bitari ku murongo usanga aribo batabasha kuba bakire. Kudakorera ku ntego bituma ibyo wakora byose udashobora kuba umukire kuko nta ntego ufite. Niyo mpamvu buri uko ufite ibintu bidasobanuye ko byatuma ugera ku bukire wifuza. Uyu munsi ufasha abantu babiri ukabaha ubushobozi bungana mu bijyanye n'amafaranga, ukabaha ibyangombwa bimwe byabafasha kugera kuri ibyo biyemeje, byagorana ngo bose bagere ku bukire bumwe. Impamvu ni uko aba bombi badafite imitekerereze imwe ndetse n'intego zimwe. Uburyo bwo kuba umukire ni ukugira intego ifatika kandi ugahora wiga gufata imyanzuro ihamye, kabone niyo byaba birimo ingaruka. Reka nsoze mbashimira ku kuba mwabanye nanjye, bifuriza umunsi mwiza. Nitwa Theoneste Munyembabazi, reka mbabwire nti obrigado.